MWANAFUNZI yarageze igihe cyo gushaka abantu bafite umwanya wabo mu bitabo ni abahanga babiri ariko bitandukanye ubuhanga bwabo umwe ni umuhanga muri ibyo by'amakuru undi ni umuhanga mu bintu byo byegeranyo bivuga ko banahuriye nyine ku Isango Star kuko Mahoro aza ku Isango ba MWANAFUNZI bari abasenior reporter n'abasenior presenters anakurasobanukirwa Mahoro aza yimenyereza itabona akazi urumva niho bahuriye buriya iyo umuntu afite abantu asavinga benshi cyane bamwemera abahigwa rero wakora nta cyane wakisanga nyine wabaye akarambo ni ngombwa kubaho kuryo wari hano ntamenye kare wowe uhari kuko MWANAFUNZI ashobora kwicara ntumenye kare uhicaye kuko uko avuga muzo nsangwe ntago ari kuba wumva avuga mu documentaire reka imodoka yatanzwe ifite agaciro ka $12,500 y'u Rwanda ariko ikaba yaratanzwe $6,450 izindi $6,450 bikaba byaragiye mu kwamaza umwaka wose ariko bahombeye ku kintu cyitwa credibility cyangwa se kutakaza ikuzo mu bintu wewe uzi kuri kungukamo ubu kano kanya usibye kwenda wenda bazakomeza bakorana na Ndori ariko ajya gushaka undi muterankunga mukuru byagora ko yashyira amafaranga yuko yabamenye ko batari serious muri business biragoye ko abakinnyi ba filime bazemera kugiramo candidature cyangwa nominations barabonye ko n'undi ufite amafaranga ari witoresha gatsinda ndo arasa nka ari master plan muri no project cyangwa se akaba ari umuntu ufite ubwenge bano bantu babiri batari bazi Ndori agiye kwamamaza iwanyu ku kiganiro kimwe yakishyumbi 300 kiganiro kimwe mwamukoze ibiganiro 8 ibiganiro 8 ku 300 dukubye ni $2,400,000 atabahaye zari kujya mu mufuka wanyu mwaramwamamaje nyine dutaranje nasanze zirenga $50,000,000 yakaba yaratanze mu itangazamakuru ryo kwamamaza product za Ndori buri muntu muri showbiz yisanze ari kwamamaza atabizi azika ari content ari gucreating byumva ninde nakubwiye ko kuba amafaranga bavu nta kintu yungutse usibye izina gusa ryazamutse ariko nta kintu yungutse. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Ni BigTown TV, nitwa Patrick the Entertainer. Tugaruka muri story zitandukanye yitwa DJ Pundit 250 kuri Instagram. Nabonye DJ Kari yongereho. Kari akagomba kujya bimaze gusoza amasomo. Cyangwa batangiye kuko. Nango ni nk'uko umuntu yigira ubuganga akazongeraho doctor imbere. Yasoje. Niko imeze kabisa umeze fresh. Ndashima Imana. Na amahoro. 078 612 617 iri muri Momo. Yego. Ariko ushobora no kumumagara ukamakazi nkakora playlist nziza cyangwa se nyine nkagushakira akazi kikazi maze kubona ko abantu musa ntawo bazi mushyashya. Ujya hano ugasarimo wakina indirimbo gakondo. Za kera kandi ugasanga haruzuye. Ale. Okay, fresh sana. Yitwa Pundit. Dusuhuza abantu bari mu Bufaransa, abantu bari mu Yange. Anje Diva. Azaza mu mpeshyi dusuhuze Irene Mico. Yego. Ndishimye. Ndishimye. Tusuhuze n'abantu bacu bari mu mabuguza Ubufaransa uko bishakiye. Ubufaransa baguzenguka nk'uko mutitegereje za para aho ngaho zarire barimo bahabuguza. Hari undi mujama nawe inshuti yanjye uri mu Bubiligi n'undi uri muri Pologne. Abantu twasuze n'abarundi badukurikiranye muri rusange. Eric ari Finland. Ndumva amaze y'imyaka myinshi cyane. Abantu bajya badufasha tuba tugomba kubasuhuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Niko bimeze. Okay, nabonye umuntu wenda ko twinjira dutangiye ikiganiro cyacu muri twisumere MWANAFUNZI nabonye arimo ashaka kwigaragaza agakora ubukwe ni ibintu byiza cyane. Abaye yarakuze. MWANAFUNZI yarageze igihe cyo gushaka. Yari yeze. Arigerega rya kikarenga buriya nka munana yego gihe cyo gushakisha kwa cyararenze ba niyitegeka bariya garasi ariko bakinije musi ba MWANAFUNZI bari mu gihe nyine cyo gushaka Dashimu nawe ari mu gihe cyo gushaka abantu tuvuze na abantu basa naho abara nk'abafilozofi abantu bafite umwanya wabo mu bitabo kabisa ngo nyine nta mwanya wazamakubere wa mugani wasikayita nago wabona umwanya wo kujya kuvuga ibintu bidafite bo fact cyangwa se tasomya hantu kandi icyo cyikwereka umuntu w'umuhanga agwa reference yahana ku ibintu akakubwira ibintu nyine wumva ari bishya mu matwi yawe bayo udasoma nawe kabisa urumva ariko ikintu kiriho nuko nabonye agiye gushaka n'umunyamakuru bane fresh ndiya munyamakuru twariganye muri college de Christ umwami Nyanza yize imbere yanjye yigaga indimi n'ubuvanganzo arangiza muri Ocean ari uwa mbere ni nabonye scholarship ya kaminuza muri iyo Ocean yiwe abandi baratsinzwe bajya mu gipolisi mu gisirikare ariko ne washe kumiza itangazamakuru tumana muri kaminuza y'u Rwanda Mahoro Claudine yari umuhanga cyane ariko ari no muririmbyi bura muri korali yari imbaga niba arimo aruto niba ari amajwi abakobwa kunda kuri za soprano
yari umuhanga ku rwego rw'uko nyine baze n'umuntu wabonye scholarship wenyine kandi twe kuri promotion yacu ubanza batarabonye scholarship ari nka babiri kuko promotion yabo sinzi ikibazo cyabayeho babahaye ibizamini bikomeye hanyuma baratsindwa ariko we abasha kujya muri kaminuza nyine ndumva duherukana yakoze no kuyisanga by the way asoma makuru kuri DC yayoboye buri radio igihe gito bana bavanye babayiga bagenda na Kastari yabaye program manager meanwhile cyangwa se short time temporary igihe gito nyuma haza undi yagiye agira umugisha no kuyobora urumva nabahanga babiri bahuye tubifurize kuzagira urugo rwisa nabahanga babiri ariko bitandukanye ubuhanga bwabo umwe n'umuhanga muri ibyo by'amakuru undi n'umuhanga mu bintu byo byegeranyo bivuga ko banahure nyine kwisango star kuko mahora aza kwisango ba mwanafunzi bara senior reporter na senior presenters anakurasobanukirwa mahora aza yimenyereza itabona akazi urumva niho bahuriye bivuze ko urukundo rwabo rwari rumaze igihe rero urumva je nagiye kwisango nimba ari 2019 by the way barahavu nasimbe mwanafunzi mwisobanukirwa ahita ajya kurara BA mahoro yari yaragiye kuri DC baramutwaye urumva guhera za 2016 na 5 bari ku myaka nkine urukundo rwo rumaze imyaka itari munsi y'itandatu gutyo irindi baraziranye kandi byabaye roki nago n'abantu bose badakunda social media nyine ariko ubuzima bwa barabaniga n'ubundi bari ubuzima buri secret cyane utapfa kumenya ibyabo impamvu buriya iyo umuntu afite abantu asavinga benshi cyane bamwemera abahigwa rero wakora nta cyane wakisanga nyine wabaye akarambo ni ngombwa kubaho kuryo wari hano ntamenye ko ari wowe uhari kuko mwana afuna ashobora kwicara ntumenye ko ari uhicaye kuko uko avuga muzo nsangwe ntago ari kuba wumva avuga mu documentaire reka biratandukanye amajwi aratandukanye cyane urumva ni fresh sana we ni ryare ntago urakura ariko ngiye ariko ndacyari muto namwifurije congratulations nabibonye ndavuga ati congratulations yaramwe ati thanks brother kabisa okay imodoka yashize iminsi igera nko muri 6 itanzwe ni imodoka yari ifite agaciro ka miliyoni 12,500 ndore Safaris Limited nagiye mbona abantu bavuga bati ariko uyu muntu igashobora kuba yakishyuye itangazamakuru ko ryamukoreye akazi mbona n'inkuru wanditse yari hwanye na miliyoni 25 yego ariko yarikoze publicité ugiye ha mentioning ariko Nyarwanda.com siwo barizwa se niho ndi siwo amakuru agezweho harimo ava ndatekereza ko ubu turi number 1 niko bimeze ubwo umuntu witwa Ndori Safaris n'umuntu witwa Bahavu Narima ubundi wungutse ninde wahombye ninde wasebye amakuru n'ibimenyetso ubwo n'imibare n'ibimenyetso bijyana tugiye mu mafaranga kuko tugiye kwinjira mu mafaranga imodoka yatanzwe ifite agaciro ka miliyoni 12,500 y'u Rwanda ariko ikaba yaratanzwe miliyoni 6,250 izindi 6,250 bikaba byaragiye mu kwamaza umwaka wose bivuze ngo agaciro k'imodoka ayo ishusho ati yahaye Ndori Safari Limited ni miliyoni 6,250 andi agenda mu kubrandinga cyangwa se mu kwamaza yego andi 6,250 yego mu gihe cy'umwaka mu gihe cy'umwaka amezi 12 ariko tugiye mu kureba amafaranga yavuye muri vote zose yego havuyemo miliyoni 15,350 ubwo bivuze ko buri kwezi ni 520,833 gutyo yego yakabaye haba yego rero muri vote havuyemo miliyoni 15,350 amajwi yose muri ayo majwi bavuye yari afitemo miliyoni 6 yari afitemo miliyoni 5,600 amajwi y'abahavu urumva ko ari wari uridinze kuko amajwi yari afite 70% amarodi show bakoze mu ntara afite 30% bivuga ngo muri miliyoni 15,350 zavuye muri zira vote z'abakinnyi 20 bari bahatanye n'abahavu bafitemo miliyoni 5,600 bingana n'amajwi 55 n'amajwi 600 kuko ijwi ryari rifite amafaranga ijana cy'ijana hanyuma twinjiyemo neza ubwo twarimo twumvikanisha uko deja amafaranga Rima yakuyemo arengeje ayo yatakaje ku modoka niyo bashaka bari kwigura yose bakayeza bahavu batagiye no ku branding ariko urumva ntago washora utazunguka ni urumva nimba baratanzeho miliyoni 6,250 ku modoka muri miliyoni 15,350 zinjiye mu majwi vanamo no heruka imibare vange n'izindi go azko ngo Rima za miliyoni 15,350
miliyoni 15 n'ibihumbi 350 uvanyemo miliyoni 6 n'ibihumbi 250 ariko miliyoni 15 n'ibihumbi 350 uvanyemo miliyoni 6 n'ibihumbi 250 ariko numva ari 8 n'iby'itanu 250 si 9 n'iby'itanu 9 n'iby'itanu bivuga ngo ayo ni amafaranga yagiye mu mufuka wa Mucyo Jackson warima wa muniga nabonaga bivugisha ngo ibyanjye ngo birarangiye ayo ngayo yakenyereyeho yarayafite nta kibazo yaratubwiye ngo tuzabure mu zindi abadize umwaka utaha ngiye kuba mvuguzayo miliyoni 9 n'ibihumbi 100 ntabwo ari amafaranga make mu Rwanda cyane menshi umusa ariko ayo nayo haranda aba yaragiye yaka y'inkunga n'abandi bantu nk'abo twasuhuje hariya n'abafite abantu nk'abariya bakuranye bakize hariya abatifite agaprojet akavuga ati twararuhanye akirize 10 wongeremo ubuguza yangaye kumbi ntayo kubuguza harabwo nayo ayo ngayo nuvuga ngo nayafatika nari liquide tuzi tubara tuzi tutazi ubwo question mark muri bracket dukomeza ubwo rero ari kuririma none urumva ndimo ndagenda nkwereka inyungu rima yungutse mu rwego rw'amafaranga nawe yanese buriya nubwo tuvuga ngo bavuzweho inkuru mbi ntabwo muri showbiz mu Rwanda abantu bari bazirima niba harimo abantu miliyoni nta 200 bari barimo bayizi usibye aba filime ariko abandi hirya ya showbiz babonye ko n'umuntu w'umupasiteri ubu yamenye nyine iri yarima yarayimenye urumva bungukiye habiri ariko ndakore kandi abantu batakarije ari naho hashobora kuba ariho hateye ubwoba ku muntu ushaka kubaka ibintu birambye bungukiye ku mafaranga nkweretse ari mu mufuka yego bungukira kuri visibility kuko urabona hari ibihugu birenga 25 byo muri Afrika Cameroon Nigeria he hose bari abantu bose barataginga barafoturaga urumva ni credibility kuri rima recognition hanyuma handi hantu ha gatatu nukuyimenya imbere mu gihugu rima ubu kano kanya bongeye bakavuga ngo bagiye gutegura award abantu bavuga ngo abasi babandi bimye imodoka bahavu n'abandi bayimuhaye reka tubarebe urumva habaho kumenya ngo ntabwo ari bashyashya ariko bahombeye ku kintu cyitwa credibility cyangwa se kutakaza ikuzo mu bintu wewe uzi kuri kungukamo ubu kano kanya usibye kwenda wenda bazakomeza bakorana na Ndori ariko ajya gushaka undi muterankunga mukuru byagora ko yashyira amafaranga yo yabamenye ko batari serious muri business credibility kandi irahambaye cyane biragoye ko abakinnyi ba filime bazemera kugiramo candidature cyangwa nominations barabonye ko n'undi ufite amafaranga ariyo witoresha gatsinda kuko umuntu uri gushutinga nka Kiramani n'urugero afite amashuting nka 15 mu cyumweru ntabwo ajya gukora ama road show mu ntara ntacyo yunguka yabonye ko ntacyo yungutse babamenya urabona ko abenshi babivanyemo inyungu babivanyemo kunanirwa n'igihombo no gutakariza izina ryabo kuko bari bafite amazina bari bazikora butwarira modoka bari butwaye zera award basanga ntazo batwaye biragoye ko abakinnyi bari imbere muri film bazongera kwizera ino award kubera ko havuzemo n'ibintu byinshi cyane tutari bugarukeho ubwo ndi kwereka rima ya ishusho ku buryo bungutsemo yego tugiye kuri Bahavu mbere Bahavu ntabwo yari umukinnyi wa filime mu Rwanda ushobora kubaza abantu 10 muhuye mu muhanda ngo bamumenye bitandukanye na Ari Yakuru bitandukanye na ba Biju na ba Ketchup bitandukanye na Mama Sava yego buriya Mama Sava kuri no mihanda baramuzi buriya Mama Nike kuri imihanda arazwi buriya ba Ketchup na ba Biju zira nkuzagize zivugaho hari ne munezero barazwi ariko Bahavu yari umuntu ukora ukina mu buryo nyine bwa silent managing ball ze neza nta ku mihanda atavugwa rero ukwezi n'imisi 16 yazamuriye izina rye asigara ameze nk'ari kuri tebe imwe nari Yakuru cyane nundi barabibalansingaga bivuga ngo yagize kandi bitari bimwe yakoze ikiganiro mu munsi wa 100 yarasanzwe akora ama episode kuri channel ye na Frere mugabo we ikajya 40-50 kigira 100 mu munsi umwe ubu kano kanya kantu kose yakwa uploading bagasamira mu kirere ku mbuga zizira ba Africa acuruza zino filime za Impanga n'izindi business urabona ko yabaye umuntu wasacingwe cyane kuri internet mu Rwanda muri kwa kwezi most searched cyangwa se umuntu wagugurinzwe cyane kuri internet kuri YouTube kuri za Twitter ibiganiro byakozweho nabaze nsanga birenga ibiganiro 50 ma channel mu Rwanda ntabwo navuze iby'ama radio no mu ntara n'amateleviziyo biganiro renga 50 mu kwezi n'imisi 16 burebye ushaka gusanga abantu barenga miliyoni 3 baramenye Bahavu bashyashya kabisa abo bantu bamumenye ntabwo yari kuzagira ikintu yakora ngo bamumenye kuko yarashatse uko rwamtuye muri covid ntabwo bwaho trendinze yarabyaye amura ntabwo byatrendinze
yateguye award Byari muri impanga series award byari bisanzwe. Ubu rero hano izina bahavu ryabaye on top ku buryo ahantu hose yajya na proposal ku buryo abantu bafite amakampani bamamaza bashatse bamushyira ku byapa kuko ubu nyine shize superstar, ubu ni umustar. Urumva aho yungukiye, hanyuma yunguka ku modoka. Ariko rero ku modoka ntabwo yungutse cyane, ahubwo we yarahombye nuko atabizi. Urumva twasanze muri vote zose za miliyoni 15,350 afitemo miliyoni 5,600 by'abamutoye. Imodoka ifite agaciro ka miliyoni 6,250. Bivuga ngo ku majwi yari yatoweho fata za ongera umvaniremo, fata za miliyoni 6,250 uvanemo amafaranga abantu batoye bahavu kugira ngo nkwereke nyine 6,250 dukure mangahe 5,600 by'abantu bamutoye. Sasiga 5,90 5,600 6,350. Sinzi nimba umva ko kunyungu nta nyungu afitemo. Noneho izazi ni 6,500 basigaye bagomba kuzifata muri bwa branding, ntago bazimuye mu mufuka. Bakabazimuha buri kwezi nkuko asanze ari 500 buri kwezi. Bakayamuha akayatwara. Bivuga ngo bahavu hano we usibye izina ryatumbagiye ku ngingo y'amafaranga nta kintu yungutsemo. Iriya modoka nta kintu kirimo. Nta kintu kirimo, urumva ko amafaranga yiwe yakayiguze. Ariko ikintu nibaza ni kimwe, aho ngaho kugira ngo abe nta nyungu afitemo nuko ari amafaranga yamutoresheje yaba ari we gusa wayatanze. Abantu bamukunda bamutoye bamuturaga ngo yegukane ikintu gihambaye gifite agaciro. None imodoka yahawe nakuritse agaciro ifite. Urumva ko rero ntago wavuga ngo hari icyo yungutse. Nyine cyo mbaza aho twawe dukonfirmye ko yitoresheje. Ntabwo yitoresheje. Hari abamutoye ariko nawe hari investment yagize kuko bari babizi bari babyemeye kwitoresha. Hari amafaranga yafashe aritoresha, ariko abenshi nabamutoye kuko twayibonye kuko ntabwo ari gufata miliyoni 5,600 ngo azishyiremo hano. Ariko benshi baramutoye, hari naboje amafaranga bari hanze batasha gutora arayashora nanone stili kuko byabayeho. Hari inshuti zafite ziba hanze. Yengo ku modoka hasigaye 350. Sinzi nimba mva ko nta kintu kiriho kuko ayo nta nubwo agura amapine mashaje. Nta kintu kirimo. Ubwo ndagira nkumvishe ko kujyanye n'inyungu bahavu usibye izina ku nyungu nta kintu na kimwe yungutse. Hanyuma urebye kuzutaguzwa yagiye yamaze atakaza uramwanya tubaze nubwo yungukagamo izina yarahombye. Yari ko ari gukora filime yarabuze abantu barayibuze kwera kwirukanka mu kirego wabonye kujya gufata imodoka yari yarakaye. None naho yabitayemo umwanya. Ntabwo umuntu ashobora gufata ikintu yatsindiye arakaye kandi yagitsindiye, bikwereka nyine ko bakime cyababireke. Yarakaye yatakaje umwanya ata amafaranga, filime ntiyarakiyikina. Bivuga ngo impanga series yabihombeyemo nayo. Yabihombeyemo cyane ko abafana barayibuze, baranabimwisha ngo se n'ibintu wari urimo twarakubuze. Tugeraho kuri Ndori we. Ndori asa nk'ari master plan muri no project cyangwa se akaba ari umuntu ufite ubwenge. Bano bantu babiri batari bazi. Ndori agiye kwamamaza iwanyu ku kiganiro kimwe yakishyumbi 300 kiganiro kimwe. Mwamukoze ibiganiro 8. Ibiganiro 8 ku 300 dukubye ni miliyoni 2,400. Atabahaye zari kujya mu mufuka wanyu. Mwaramwamamaje nyine kandi mushikoye cyangwa se mushishikaye mu kindi kinyarwanda kiza kugushikwa n'ikinyarwanda kibamba bari ni negative ni kinyarwanda kibi cyakagikoreshwa. Noneho tugiye nko kwa Sabe yakoze ibiganiro renga 5. Sabe ubwe ikiganiro kimwe tukibare miliyoni ni miliyoni 5. Muri Ndabe yakoze ibiganiro 11. Ibiganiro tukibare miliyoni 1 ni miliyoni 11. Ngo miliyoni 16 saga byina maganeze wanyu 17. Tugiye kwa Krema yakoze ibiganiro 11. Ibiganiro kimwe tujya 200 miliyoni zingahe 2,800. Ubwo tujya miliyoni 19. Yego. Tugiye kwa RBA inkuru ya RBA 2,800 ya radio na televiziyo. Barabikoze. Bamaze ukwezi n'igice. Radio mu mahumbezi babivuga, ikiganiro cyamuze cyitwa Showbiz Today kivugwa, Samudi Tante bivugwa, mu makuru barabatumiraga. Ni ukwamamaza. Segonda mikora RBA ni amafaranga 100 ni 1,999. Bivuga ngo ukubye nk'umunota umwe ukabona iminsi 30 ni hafi miliyoni 4. Kuri The New Times inkuru aho turi kuri Ndori. Harahiye. Kuri The New Times inkuru 800. Tuburi ya website niyo gupublishing. Bamukozeho inkuru. Kugihe inkuru ni 354. Kunyarwanda ni 100 n'inkuru. Bamukozeho seri. Episode. Kigali Today ni 500 inkuru. Tutajya mu biganiro bya Batino bira bya Dunda n'ibindi byo. Biyo ntago twabivuze. Ntago nagiye kukubwiza izo mu ntara. Twagiye kandi nazo zifite amafaranga. Sibyo kuko kwamazaho na amafaranga na amasegonda babara.
narebye nsanga kwa Chita yakoze ibiganiro birenga 6 tubaze 500,000 miliyoni hafi 3 tugiye kuri 3D bakoze ibiganiro 13 ikiganiro tugiye 500,000 ni miliyoni hafi 6 zirengaho dutaranje nasanze zirenga miliyoni 50 yakaba yaratanze mu itangazamakuru ryo kwamamaza product za Ndori ku buryo Ndori abantu bari bamuzi ubu twavuga ko mu Rwanda ari uyoboye muri company zicuruza services z'imodoka mu Rwanda ubu ari top nta muntu baburana ubu ni monopoly nango ni monopoly nuvuga ngo ni company yonyine kabisa idafite umuntu baho ino mu competitor buri muntu muri showbiz yisanze ari kwamamaza atabizi azi kari content ari gucreating aho turi mu nyungu za Ndori ndumva ari ibyo Ndori nta gihombo yagize muri no game Ndori yagize amahirwe kubera ko iyo award zirangira ku itariki ya mbere imodoka ikagenda Ndori ntacyo ariko yungutse na gito habe namba ni kata rero Ndori mu gihe cy'iminsi 30 bamaze bari muri audition nta muntu wamuvugaga nta muntu wabivugaga biriya bintu mwabonye finali mubibona none imodoka ibuze bivuga ngo iyo ataza gukora anoma yeri ya business kuko Rima yasobanuye mu cyo Jackson ngo ntabwira close hari page ifite contract ya page 12 navuga ngo uzatwara imodoka azamariza Ndori umwaka wose iriho ibirango abamariza mu cyo Jackson yabwiye babavuga ngo ntabwo kanoka nari nkaza basaba imbabazi nagira nkwereke umukino wa kimwe ayo wateguye ndagira nkwereke umukino wa kimwe hagati ya Ndori iyo kontrase ya Ndori warayiteguye ahubwo Rima ifite abanyamategeko na Ndori afite umunyamategeko umunyamategeko udashobora kureba iyo close wavuga ko ari kureba izeye close hano najya nkwereke hano n'umukino wapanzwe n'abantu babiri hanyuma bahava wisangamo ari gukina ariko bahava ikintu cyagaragaye nta munyamategeko agira ino game baramubuguje kuri finali bajya gusura amasezerano yarahari umunyamategeko ariko mbere iyaza ko wamufite ntabwo yari kubyirukankamo yari gukomeza akazi ke ahubwo bakagira gute bakoresha amategeko ndumva ari icyo aho ngaho twarimo tureba igihombo n'inyungu bano bantu bagize gucyo guseba ku ruhande rwande guseba no wateguye irushanwa nibahavu wari wanze mbere yayo masezerano bikaza kurangira yemeye yari muri iyo contract yo kwamamariza Ndori Safaris umwaka atemeraga hano hantu kubyemera so guferinga se ntabwo twakoze ijambo guseba no kwanga gukomeza gutakaza umwanya kuko umva amafaranga yaratakaye izina rye harabikagara babifata gukundi no kwanga gukomeza gutsiragira kugira ngo akomeze business izo ariko ntabwo twabitabwa guseba kuko uko byagenda kose nakweretse inyungu afitemo n'igihombo hano kwemera imodoka ntago ari giseba ahubwo no kugira ngo bive mu nzira yo gukomeza gucuruza izina rye bazama product z'abandi nico yanze ubwo ariko bahavuwe tubonye ko yasabwe mu 350 yego muri game ariko nituza noneho wenda sinzi wenda ni warabyegeranyije ariko tugiye muri views za Imanga ni yahombye yarenze Ndumva ninde nakubwiye ko kuba amafaranga bavu nta kintu yungutse usibye izina gusa ryazamutse ariko nta kintu yungutse kuko urumva abantu babuze impanga na amafaranga menshi cyane yatakaje yakabaye mu gihe cy'ukwezi 16 yarasohoye amapisode arenga 30 nta nimwe yasohotse bivuga ngo yarahombye amafaranga niyo mpamvu navuye ngo ku mafaranga bavu yarahombye cyane ariko izina ryatumbagira ku buryo ndabizi neza ko Frere ari umujyanama we mu bijyanye na sinema bashatse nyine rino zina yabonye muri kino gihe bari byaza musoro mu kwamamaza cyase no kuri izindi project kuko hari abantu bahise bamukunda batari banamuzi yego iby'imodoka se ngo itani nzima gutanga yego imodoka ko tuhava twayihasize ibyayo byo biti Patrick no kuvuga ngo iriya modoka byarangiye bahava yitwaye ariko nabonye abantu bibaza ngo kushaje mu masezerano hari ntabwo handitsemo ko mu imodoka ya 0 km ni imodoka kandi ira si imodoka abonye hariya yego imodoka ntabwo harimo rega naga abantu basoma nuko ngo ikintu kiriho ntabwo harimo imodoka niba ari nshya cyangwa ishaje bivuze ko niyo yabisha ngo harimo imodoka mu masezerano ubwoko bw'imodoka se bwo bwarimo oya ntago burimo ariko wenda iki ngiki cy'umuntu yatekerezaho ni kimwe ubundi bino bihembo bitangwa n'ababihabwa baganira gute
abakinnyi cyangwa se abagenerwa bikorwa usanga nta ruhare babigiramo ubona bo ko bafatwa nk'ibikoresho cyangwa se bagezwaho imyanzuro batagishwa inama ari impamvu ntavuka bino bazi kuko abantu dufite muri showbiz mu Rwanda hari abafite amafaranga anaruta y'abategura bino bihembo ku buryo babagishije inama bashobora gushyiramo ukuboko mu buryo batazimo reka ngo urugero nk'abamenya amafaranga afite yego umubwiye ati zani no wegura imodoka ubu mu sponsor mukuru hano ndategeza ko atabyanga umugishije inama afite abantu benshi yamamariza babakiri proposal yawe yayikujyanira hano akagwa amafaranga ntago nyine bahabwa umwanya ngo babumva ibitekerezo byabo cyangwa se nabo uruhare bagira nicyo nakubwiye okay ahubwo ko niko ntekereza ko ari sawa cyane umuntu yakibaza ngo urumva wa muntu utawagishije inama nyamara yari kugufasha byabonye bifirinze naga wabaye successful kundi ruhande abaye successful kubera ko buri umuntu yatakwiyambaje ukabona guye ku ruhande rumwe wo succeeding nongo ni bambantu bajye biha gutegura ibitaramo muri zare n'abatabaje mu show mu kwa bigenza cyangwa batabaje pundit yo cyangwa batabaje mbaro bukiyetiene ntekereza neza ko igihe twari hari muri press conference byo nabwiye mu show yashyize mikoro kujya succeeding yafashe umwanya arambaza rero kuvuga ngo ugiye gutegura igitaramo muri arena utabaje abantu babazi show busy amayeri niki uko benya kose urafiringa kandi friends twego nago tuba duhombye mu buryo bw'amafaranga usiye ko duhomba mu buryo bwa business kuko tudacuruje igitaramo natwe tuba duhomba inkuru igitaramo kituze tuba turi guhomba bivuga ngo ugomba gukonsulta rero nta mutwe umwe wigira inama Patrick cyane cyane muri show bizari umuntu nta kintu aba yize ariko afite amafaranga ni wowe nyine kubaza cyangwa afite idea ariko ataza ukuntu ya generating income nicyo gikuna ko cyane mu bindi y'amaward yacu n'izindi projects zo muri show ni ngombwa kubaza abantu bazi ibyo bintu babisobanukiye kwereka fact zigaragara niba nkubwiye ngo ticyo muri arena last time ya case yabayo yego ushize kuri 5k uzi neza ko umuntu ukunda kivumi king n'ufite bitatu yaza na bibiri barimo ko arena ijyamo imyanya y'ibihumbi 10 aho kugira ngo ucuze imyanya y'ibihumbi 5 ahandi hantu ushira amashitingi washyizeho free cake ko nta gihombo ugira mu matike ko nundi ya myanya nta muntu buyicaremo ibyo bitanyumvisha ukabikora ushoho shitingi uko bigenda award ngizi yo zibaye nugisha inama imodoka ifite miliyoni 6 agaciro kayo wakawe wegera abantu babatera nkunga bakazana amafaranga imodoka ikaguruka yitanga nta bibazo bibayo ni ibinyine bigenda bivuka nayo jariya ni ino saga amwe ngo naga ari saga the right time ariko icyo umuntu yakwigira kuri bino bintu byabaye ni iki ni ibintu bitatu umuntu yakuramo icyambere umuntu ufite izina ni ngombwa gushaka kumenya amategeko ibintu agiye kujyamo bakanza kumeka contract yego akayireviewinga icyumweru mbere yuko ajya no kuyisinyaho kuko kontra ntabwo ayireba umunsi umwe ngo bajye baguhaye amakontara ngo babane wafungira amazi n'umuri umuntu azisange amaze imyaka 100 gukorera ni imyaka 25 kandi ugiye gutandukana na company uyishyura ntabwo ikwishyura yo boss ko na Irene buri harimo buriya habaye imerere cyane ko winyoshe bambaye kuko ufata umuntu ukamubranding ukamukora akajya gukina guteta ubumenifu abari marateta kuri we n'amafaranga yawe ni ngombwa ko mu contract iri Papa cyangwe na Rock reba Papa cyangwe na Rock sibyo nabandi bivuga ngo ariko abantu ni wabakorera n'amakontara koya ngiye mfite clauses zijyamo ngiye mfite umunyamategeko icyo nakora no kwicara tukaganira umunyamategeko wanyu ko ntago ryasho bizabizi cyazi n'amategeko ngiye nkamubwira nyina nkamubwira point ashyira mu mategeko kubera ko abantu bacu bishops ntago bagira umwanya wo gusoma cyane buriya umuhaye ntahita sinya atanebyemo rebamo page 20 umuntu udasoma niyo mpamvu miliyari ngo yateje saga ntago yaranyuzemo ariko afite umunyamategeko birakaraga twika afite message ariko ikintu kiri ho amugani nekiza ko amugani nago yakonta nago bazisoma mari areba hari izina na signature ibintu tutombaje cyambere no gushaka umunyamategeko icya kabiri no kureba ibintu giyemo nimba bidatakaza agaciro k'izina ryawe icya gatatu no kuzareba ukuntu uzahangana nibazo bizavukamo akenshi usanga umuntu ajya muri situation ntarebe uko azarwana nayo ari byo bayeho kuri Mucyo Jackson nyiri show art yateguye rima wabonye ko namwaje ngo se bu inkuru zakozwe ziguharabika nicyo bivugaho wowe ngo bakoze uko babishaka uwo munyamategeko yajemo sinaho byasobanuka ko umuntu ashobora kurira akabona nta nyungu zizavamo akabivamo narabireka ngo tubona abantu bikwiye mu marushanwa none se nyine ntawe agasanga ngo bari kumuteka hari umuntu werutse kumbwira ngo ntazemera kujya mu mawadi ngo kwagiye bagushyira muri awadi kugira bagusebye bagaha awadi umuntu urusha wowe ukandagarika bamenya oya ntabwo namuvuga ariko ni umuvideo producer w'umuhanga cyane nyine
yambwiye ati nagazanya gutuma izina rye rya award kuko yagiye wa award umuntu kugira bagukubita hasi bagusuzuma naho ariko wa mugani byabaho ibaho cyane kandi ubucitse amazi umunyamategeko wawe areba ibintu inyungu iri igombo kiri yasanze igombo kiruta inyungu murabikansaringa niko gaciro k'umunyamategeko ni business babita business lawyers ariko wenda ni byiza kujya gutanga ama award ni motivation ku rundi ruhande ariko nanone ntekereza ko hari negative impact bigira cyangwa se mu buryo kibitegurwamo award zo kubanza kwitoresha cyangwa se zo kuza gutora ino ngingo nigonga abantu Patri award nagigira uburyo ikorwamo kubera ko nta rwego rwo kwisi rugenzura award nta n'urwego mu Rwanda rugenzura award rubaho award umuntu ayitegura uko ashaka igakora uko ashaka icyo twakarebye nuko zakabaye ari nyinshi kuko biratangaje kumara imyaka 18 ukora itangazamakuru cyangwa uri umuhanzi nta kantu ufite muri salo mu kabati kerekana ibintu wakoze k'umuntu nubwo yari inshuti yagushimiye birababaza cyane ku mutima n'abantu bakomokaho bibaza wakoze iki kuko award ni kimwe mu bintu wereka bazakomoka baza bari proud yawe award rero ntitukarebe ngo kwitoresha award nago ari ziyana mu buryo bumwe habona award bita recognition award award ufata ukaje Patrick nkamuha award kuko nkundi ko tukora itangazamakuru akayimanika ari special recognition cyane nkayiguha award kwitoresha nuko wa muntu bo warayizanye bashakamo amafaranga kandi wabyumva ni project award uyumvemo nka project ya business ntago ari igikorwa cy'ubugira neza ni business kandi ishorwamo igomba kugaruza amafaranga kwitoresha si ikibazo ahubwo urebe ngo ibibazo bivukamo nyuma n'icyo kibazo twakarebye ngo byakemuka gute no kwitoresha ntago ari ikibazo kuko mu gihe mwahawe amabwiriza bose bari baha amabwiriza tuvuge case ya Rima bari baha amabwiriza ko kwitoresha byemewe mu gihe mwabyemeye nta kibazo cyete mutabyemeye ariko award turebe ngo irabaye itakaje ikuzo gute ryazagaruka gute niba dufite imyaka nka 29 tuvuye mu bya jenoside kuri abatutsi nta award dufite imaze imyaka 15 bayikurikiranye aho niho haresheka kuba tudafite award nkuru abandi bakireferaho nugiye gutegura avuge ngo ngiye kubaza abantu bamaze imyaka 15 bategura award babigenje gute kujyanye n'imyaka abantu batatu barebe muri kino kiganiro cy'uyu munsi harimo Bahavu harimo Rima harimo kandi na Andor Safaris Limited reka twongeremo umuntu witwa Ariyakuru ari nawe turi buze gusorezaho Ariyakuru muri bino bihembo byatanzwe yungutse gutewe Ariyakuru yakomeje kwerekana ko ari pioneer muri sinema nyarwanda cyangwa se ari umucunguzi wa sinema nyarwanda aje kuyirokora ko ndakotinga Bahavu yaravuze ngo atwara award nari mari kuri stage yaravuze ngo Ariyakuru akoze imbere byananiye abandi ahagurukije abanyamahanga bazaniye Kigali muri sale afasha award ashyiramo imodoka bitageze bibaho nyine ni yakoze ibintu abandi bari barananiye ni nabyo Ariyakuru yavuze mu kiganiro twagiranye avuga ngo narihirinze ndabazana nta wamfashire kubageraho bo niba bidashoboka ko none niba nanabazaniye bavugana ibyo ni ibyabo bivuga ngo Ariyakuru nyine yungukiye mu buryo butatu izina ryarazamutse gitinyo cyezamuka n'urwo rw'amafaranga abantu badashobora kumutinya cyane ko baravuga ngo ni se yayiguza akayimuhereza nubwo buryo yungutse mu izina igitinyo no gukomeza kwerekana ko ari umucunguzi wa sinema nyarwanda no kugeza ku munsi wo gutangwa kw'imodoka wabonye ko yahageze agaragaze nyine ko ari we nyirabyo nango dira dani ntaburaga umukino wararangiye Bahavu nuramujama wari uhagarariye Rima yitwa Mucyo Jackson ntaga yahagarariye niye Ishoti nyirayo banatubwiye yadonza rendezvous yo mu wundi mwaka urumva ko siriya cyana hari ninde ubwo wagize impact cyane ari nde hariyo nyine Ishoti nari Mucyo Jackson impact ni ya Ariyakuru kuko niwe wahuje Rima na Ndori Bahavu ni uzanye Ariyakuru ni uzanye n'abashoramari n'abakire ni we yagiye aba intermediate cyangwa se ikiraro umuhuza yagiye umuhuza kandi agenda akora ubugororangingo agenda abereka uko bakabigenje kuko iyo bataba hariya ntago nzi kiriya modoka no gutanga kuko yanabungabunze izina ryo ubundi cyagaragara cyo ntago iriya modoka ari gutangwa nyine kuko n'Abahavu ndumva yarabitubwiye ngo iyo atabari wayitsinde ntago undi ari kusohokamo hariya bari kuvuga ngo umuntu atsinda imodoka ntitaye nkuko byagenze n'ahandi hantu hose ku bantu wenda tunasoza tugana ku musozo ku bantu bategura ama awards iki kintu cyamenyerewe cyuko nyine awards ziravugwa ariko nizitangwe abazihabwa bakwiye kujya baburana uburenganzira bwabo gute ko nabonye umuntu twitwa Bahavu yagiye nawe ahaguruka gasa naho ari umuntu nyine nawe yishizemo imbaraga ze akajyana nakura n'ibiganiro bitandukanye bisa naho nyine ari kurengera uburenganzira bwe ikintu kimwe gihari
umuntu we muri showbiz umaze kugira amafaranga yashaka umunyamategeko ntagire ibintu bashaka kumukoresha bakina ku izina ryiwe imodoka akajya yanga igihe byageze ari ahubwo babona bari gushaka gutesha agaciro ukarega kubera ko muri showbiz zabamo icyo bita brand hari ibirego urega umuntu yagutesheje agaciro ubwo rero umunyamategeko wawe yaba yari tayarazi business bagakina n'izina ryawe barakurega iyo bakureze rero gutakaza agaciro k'izina ry'umuntu cyangwa se kumukoresha ibintu bidafite amuteye inyungu biraregerwa cyane rwose ko brand yirahenda cyane kubaka kwisenya bikoroha cyane bivuga ngo abantu bari mu showbiz bashaka abanyamategeko baba consulta barahari ndumva ari ibyo ibyo ngibyo uyu munsi none navuga ko sinema yongeye gusa naho ipresenting igihugu kurenza ahubwo uko navuga nk'umuziki niko kuri cyangwa ni isaga yarima gusa usibye ko abantu batabimenye cyane ariko kuva na kera sinema yari hejuru y'umuziki nyarwanda kuko ndumva dufite abanyarwanda bakina muri Netflix bagatwa kina Hollywood ndumva bampora iki yaragiye mu festival za New York mu Faransa Festival de Cannes akina amafilime atwara ibihembo mpuzamahanga tutarabona umuhanzi wagira aho hantu usibye Iva Brava nyakugenda watwaye Prix de Couverture 2018 ariko dufite abantu babampora iki bageze 2006 kuzana amawadi mu Faransa kubera sinema no mu za New York tugira abantu baje gukina amafilime za Long Coat zica kuri rwo rw'isi yose zitwara amawadi tugira abantu hano mu Rwanda bateguye amafestival y'amafilime akamurikwa ku isi yose sinema yamyiri above ya y'umuziki nyarwanda usiye ko sinema buriya amakuru yawe ntagakunda kujya hanze kuko nabo tugira abanyamakuru basobanura ibintu bya sinema mu Rwanda buri akenshi bibira mu muziki gusa indirimbo yasohotse umuhanzi akoze igitaramo nago bamenya ngo filime muri festival ntabwo abenshi banazi Netflix cyari cyo cyangwa se kujya filime igihe icyo bitanga cyangwa icyo bisaba kugira ngo nyine umuntu akore filime igiye kuri Netflix bivuga ngo sinema yahoze kuko His Excellency 2003 yicaza bakanyombya yarababwiye ngo mushaka icyo mukora bakanyombya bita bafutangiza zira sinema zo gusetsa 2003 imyaka 20 man bivuga ngo umuziki ejo bundi yamaze 2016 na karindwi nibwo yabwiye abahanzi ko bemereye kugira icyo akora urumva ko nta myaka yari iciyemo ahantu bihuriye sinema ufashe kanyombya ukamujyana nk'ibugesera ahantu muri road show ugafata n'umuhanzi nka Makanya bashobora kumakanya batamuzi ariko kanyombya cyano cyane batagaca bamumenye nibwo nyine nibwo bona nyine sinema urwego iro mu Rwanda usibye ko idahabwa agaciro yakabaye ihabwa mu itangazamakuru simvuga mu bindi kuko niba dufite abantu nkabamenya bafite amaetaje ba Papa Sava bafite ibintu akavagari mu Rwanda umuhanzi ugize inzu bibi nkuru ese kuba abanyamakuru batamenya ayo makuru ya sinema na amakosa yandi nta numwe ufite ikosa nuko wabona wenda bitabatunga cyangwa ntacyo byamarira kuko buri muntu amenya ibintu muri umugaburire ntago wajya kwihamira ku bintu abona bitamutunga kuko amakuru ya sinema buriya ntago akunda gucuruza cyane ntago kuvuga inkuru kuri hariya ari kimwe no kuvuga kuri Business cyangwa kuri DB cyangwa kuri Mico DBC cyangwa kuri biratandukanye cyane abantu ba sinema buriya n'abantu bamenya amakuru baya consuminga biturije naho abimiziki bo ibintu by'imiziki bijya hanze cyane Bruce Melody akoze imanuka ahangaha urabona Bruce Melody amasezerano afite yagiye abaho n'inkuru zamukozweho none se ubu ngubu umenya amasezerano bamenya afite byagenda gute wabona nayamurusha nta hantu bahuriye no ku mafaranga ariko ntabwo ibyo nyine wapfa kumenya utabyemo ngo bicukumbure cyangwa ubuzi ntabwo nabyinjiramo cyane tugiye kuvuga iby'amafaranga ariko nyine abanyamakuru bareba ibintu bo bibacuriza ino award ni bake bari bazi ko iri award bayi ku nshuro ya 8 yego hari n'abari bamara ubwa mbere urumva ntabwo wakwicira cyane nyine urumva ariko nekereza ko icyo kintu kijyanye n'inyungu kuba nyine umuntu atabonamo inyungu byo ni si weakness se y'iyo sinema iyo industry kuba abanyamakuru yumva nyine nabijyamo nyine nta nyungu ari buze kubonamo ntago ari byo ntabwo umukinnyi wa sinema ari ugomba guha amafaranga kugira ngo uvuge inkuru ye dufite umunyamideli witwa Isheja Mohela ugiye gupresentinga Dior usicyari cyo yego ntabwo inkuru hano zibona zivugwa ntabwo rero Isheja Mohela ugomba gutanga amafaranga kugira ngo umunyamakuru yandike inkuru ugomba kuba interest ugaha abanyarwanda amakuru abandi badafite kuko at the end of the day tuzavuga ibyo tuzi abandi batazi ntabwo tuzavuga ibintu abantu basanzwe bumva sibyo ninshaka kuri mikoro nkavuga ibintu undi umuntu ukora mu kabarazi azavuga ko nasaze ntacyo nzaba ndi kuvuga nyine itakama ni ngombwa nyine ko umuntu we personally yiyubaka akavuga ngo ngiye kuba nibitsa amakuru
kango urugero ziriya wadi zarimo zijya kuba bambaje twari turi kumwe banyatse bakinnyi none se mu banyamakuru mu Rwanda bangana gute ba showbiz ndinde wo kwakwa abantu bahatana kandi abonatanze bose bari barimo batwaye awadi harazitwaye sibyo nowe watoraga none ubwo urabona ndinde wo kuba natanga nominations kandi koko bikagenda gute nuko nyine bari banyizeyemo ubwo bushobozi rero n'umunyamakuru wese ashatse yavuga ngo hano ngiye kuyihambira nta nitabye nyene byari kimasa ariko kubumenye ntago umuntu ajya feeling iyo uzi ikintu ntago feeling ushobora no munsi kwa kitakugaburira ariko cyo kirakugaburira cyane ndibaza ko ubwenda akaba ari akanyuzemo iminsi yariciyemo n'iki n'iki n'umwanya muke waba ugenda uboneka bagusanga ku Nyarwanda amakuru agezweho n'ahandi yasanga abayandikwa na Punditi Zugana ku musozo nyango niyo niko kantu turi busorezeho witwa Moses wafite amakuru yese iminsi 5 ndibaza ko yaciyeho abanyamateka yarajuriye bimeze bitunguwe no gutegereza 30 jours zikuzura no gutegereza kuja nta kintu bizatanga kujira no gutanga abagabo ariko ikigende no gutegereza ahubwo buriya kuburana mu mizi nta kindi kuko iminsi 5 yarangiye kuja barajuriye ariko nta kintu byatanga kuko umucamanza gufatira umwanzo wo kumanukana hariya nta kintu byo kugaragaza cyatuma n'undi ahitavamo ahubwo kizima nuko yabura nakamumwere no kudefana amafaranga yahawe ariko nabatse miliyoni zose bagiye konyikira erega kazimani karabuna no kwishakira amakuru oya itegeko riteganya ko umuntu agomba kujira uko byagenda kose nyine itegeko rirabiteganya nyine iminsi 5 bamaze guca umwanzuro w'urubanza iki kuri Moses gisige nuko tumenya umunsi wo kurana mu mizi nta kindi kujira nta kintu takizinga yake ntago barazitangariza kuko ubushinja cyane bwo buzatubwira igihe bazamanika dosiye ubanza rwe baro place baruhe nimero mundi batubwiye nyine igihe cyo kurana mu mizi okay fresh sana yitwa DJ Punditi nitwa Patrick de Entertainer turasoje mwakoze cyane gukurikirana BigTown TV nimero yawe wayibonye YouTube channel na urazifite ziri ku isoko zirahari n'ama followers n'iki cyose ariko na views zirahari iri muri momo ni 078 612 617 ibintu byose bya social media birari naho ngo bahamagaye no kuri WhatsApp kuri Instagram muri DJ Punditi 250 DJ_Punditi 250 ushaka playlist nyandikira ni box ndimo ndategura playlist zumutse fresh hit ku mafaranga he na amafaranga make Patrick ufite akabari ufite hotel ufite bid ufite imodoka ushaka kugenda umva akazi kikawe ukuntu ushaka no kumbwira ngo ntondekera zino ndirimbo itamaze iminsi irenze 5 fresh hit Nwango najya yo cyangwa ndimbo ya 2010 ariko no tuwa umuntu ajyamo kumva yahita yigendera abanya nkukira indirimbo abaza ndirimbo urayize oya 5 days niyo Thank you so much wakoze cyane kutuganiza ubwo abantu bo ku Nyarwanda basuze ereka mbasuza abavandimwe bajyeho bareba amakuru ku social media aba YouTube ni Nyarwanda TV Nyarwanda atekereza ko dushaka ko iba nyine nk'iyambe muri showbiz update ukajya ubona inkuru pishya nkuko amakuru yose agezweho mu kiko live ibintu bikitaramo live niyo murongo kandi nibaza ko bizakunda ntago bigoye cyane hamwe n'Imana okay fresh mwakoze cyane kudukurikirana kuba natwe reka mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya BigTown TV reka dusubire mu biganiro byacu bitaha